Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yo mu ijuru kubw'umunsi mwiza n'igitondo cyiza yaturemeye. Imana nihabwa icyubahiro. Turayishimiye kubw'uburinzi bwayo, kubw'urukundo idukunda. Imana yarakoze, yagize neza imirimo y'amaboko yayo, tugenda tuyibona uko bwije n'uko bukeye. Rero Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Nk'uko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Twongeye kunezezwa n'Imana muri iki gitondo cyo kuba turi imbere yayo n'imbere y'iteraniro rigari. Hari abari hafi aha, abari mu gihugu, abari hanze, abo bose ndabizi inshuti za radiyo Umucyo ko bari kudukurikirana. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tuboneho no kubifuriza umunsi mwiza, tunabasuhuza. Kristo wacu arushaho kubagirira neza. Turabasuhuje mwese abakunzi ba Pentecote Philadelphia, turabasuhuje abakozi b'Imana dufatanije umurimo, turasuhuza bene data bose, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo twicara aha. Mwese Imana y'amahoro ijye ibagirira neza. Imana rero ibagire neza. Ndabizi ko hari umuririmbyi wavuze wa 22 aravuga ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azavuga ngo ikaze mwakoze neza. Abantu bakorera Imana bazahabwa ingororano, ngo bakiri kwisi hano, bakiri hano kwisi bazakubirwa 100 ngo kandi nyuma bahabwe n'ubugingo buhoraho. Ukorera Imana ni byiza, ibikoze bikunze hari ingororano. Rero Imana y'amahoro ibishimire. Turi kumwe rero, reka tubanze dusengere umushumba wacu arabasuhuza kuko agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yamushyize ku mutima, reka tubanze tumusengere, tumuragize Imana. Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Mana ishobora byose, Mana twiringiye. Uri Imana idakoze isoni, nta muntu wakwiringiye ujye ukorwa n'isoni. Turagushimiye kino gitondo kirimo amahumbezi, kirimo ubwiza bw'Imana. Tugushimiye kubw'umurimo wawe, tugushimiye kubw'igihugu cyacu, tugushimiye kubw'itorero. Mana turagushimye rwose, ubyumva uri mu gihugu cyo mu ijuru. Tunejejwe nawe Mwami Yesu, turanezerewe cyane, turumva dufite ibyishimo kandi bitanga ubugingo. Imana uhabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, ugiye kunyuza mu mukozi wawe. Ijambo ryawe rirakiza, rikiza indwara, rikiza imibabaro, ritanga ubugingo. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Dusengeye umukozi wawe, dusengeye abantu bagiye kudukurikirana, abari mu gihugu cyacu, abari hanze, abadukurikirana bose. Kristo iri jambo ribagereho kandi ritanga impinduka mu izina rya Yesu. Abarwayi bakire, barushye baruhuke, buri muntu wese aruhukire mu ijambo ryawe kuko rikaruhura. Mukozi wawe mukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Vugana nawe, mitima ya benshi yururuke. Urakoze, tumuteretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Rero reka twakire umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Karibu. Tubanje kubasuhuza bene data, abitirirwa izina ry'Imana. Turabashubuje igitondo cyiza. Abizera Kristo namwe Imana ibafashe ibagirire neza. Tutatinze reka tusome ijambo ry'Imana muri Samueli wa mbere gice cya 30 murongo wa mbere tumanuka hasi ku murongo wa 5. Abamaleki nuko muto ijambo litubwira, Abamaleki batwika Sikulagi Dawidi adahari. Abamaleki batwika Sikulagi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Sikulagi ku munsi wa 3. Hasanga Abamaleki bateye igihugu cy'ukuri ni Sikulagi. Batinze Sikulagi bahatwitse, banyaze abagore n'abariyo bose, abato n'abakuru,
ndibagira uwo bica, ahubwo babanza barigendera. Murongo wa 3, Dawidi n'ingabo ze bahagaze mu mudugudu, basanga batwitse, kandi abagore n'abahungu bato n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe batera ejuru, bararira, barahogora, bageza aho batakibasha kurira. Mane tufashe kandi tugirire neza. Hano ijambo ry'Uwiteka tugiye kuganira uyu munsi iravuga mutwe w'ijambo: kugaruza ibyo wanyazwe. Ninde ukwiye kugaruza ibye? Abantu b'Imana. Tushaka kuba muri urugendo, tufite byinshi twanyazwe, kandi mundu yanyazwe ukabona bamwe biha amahoro, ukabona bamwe baraceceka, ariko mu gihe cyose wanyazwe ushakisha icyo wanyazwe, ushakisha buryo bwo kukigaruza. Mana ishimwe, kugaruza ibyo twanyazwe. Imana n'umugisha kuri twe, yaturemeye byiza ku isi. Imana niwe mugisha wacu, yaturemye byiza byinshi ku isi, ariko ibyo byiza tufite umwanzi umwe, Satani, utifuza ko twagera ku ibyo byiza Mana yaturemeye. Twebwe abarokore dufite ibintu twita amasezerano. Buriya amasezerano n'umugisha ukomeye. Masezerano ikura abantu hasi, masezerano igeza abantu aho batakwiriye kuhagera, masezerano n'umugisha ku bakristo, masezerano y'Imana hindura amateka yacu, masezerano y'Imana tuhabwa n'Imana byinshi kubwa masezerano. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Sasa turasoma hano rugero rw'umwami Dawidi. Yari mukyagiye yahungaga Sawuli ashaka kumwica. Dawidi arahunga, ariko mu kuhunga kwe ahungira mu bihugu bya Filistia. Yubaka mudugudu aho yabaga n'abafasha be, aho yabaga n'ingabo ze n'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ariko musi umwe baba nk'abagiye kurwana handi mu gihugu cy'Abafilistia. Nyuma yabo bahamara misi 3. Ariko nyuma yabo Bibiliya iravuga iki? Hano twasomye amagambo y'Imana, Abamaleki batwika Isukulagi. Dawidi adahari. Muko kugenda kwabo basiga abagore bafasha babo n'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Abamaleki nabo batera uwo mudugudu. Bateye uwo mudugudu, Bibiliya iratubwira iki? Nuko Dawidi agarutse muri iyo misi 3, basanga Abamaleki batwaye ibintu byabo byose, batwara n'abagore 2 ba Dawidi, abagore b'ingabo ze, abana babo b'abahungu n'abakobwa bose barabajyana babafata ng'ingwate. Ariko ikintu kiza ntago babishe. Bwana Yesu asifiwe. Ntago babishe, barabajyana. Ariko Dawidi n'ingabo ze baze kugaruka, basanga mudugudu watwitse. Batwitse umudugudu, babura n'umuntu n'umwe. Babirebye barikanga, bararira, barataka, baraboroga. Kuva mu gitondo kugeza n'umugoroba bageraho ijwi ritazamuka, bababaye kubyo ki banyazwe imiryango yabo n'ibintu byabo. Bwana Yesu asifiwe. Bararira, barataka, barababara. Abagore babo n'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Cyari igihombo gikomeye kuri Dawidi n'ingabo ze,
kunyagwa ibyo wari ufite, kibamo ikintu gikomeye, kuko icyo Dawidi yari afite byose byari by'umumaro. Abafasha be, abana babo, n'amatungo yabo, n'ibintu byabo, basanga basigaye zero, nta kintu na kimwe bagifite. Dawidi yari kumwe n'izo ngabo ze. Ariko hano ku murongo wa 4, reka tumve murongo wa 3. Dawidi n'ingabo ze bahagaze mu mudugudu, basanga batwitse, kandi abagore n'abahungu babo bato n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe bahera batera ejuru, bararira, baraboroga, bagera aho batakibasha kurira. Cyari kibazo aho abantu b'abagabo barize, bararira, baraboroga, bageraho batakibasha gukora iki? Kurira. Kubera iki? Basanze ibyabo n'ababo byose byatwawe, kandi aba Bamaleki bagira bakora n'ubugome, n'umudugudu wose barawutwika. Tushaka kuvuga natwe tufite ibigeragezo mu imisi, ariko urebe kundu abantu b'Imana bahuye n'ikibazo. Dawidi n'ingabo ze bararira, baraboroga, kugezaho batakibasha kurira. Kubera iki? Muryango wawo bahubuze, ibintu byabo babibuze. Hasa ndareba mu buryo bwo mu mwuka, ndagereranya natwe mu bibiye turimo. Hari byinshi twanyazwe, harimo turimo kwiha morale. Bamwe bakavuga ko ni Satani, bamwe bakahesha agaciro abarozi. Ariko mu gihe wanyazwe, ugomba gushakisha ibyo wanyazwe mu buryo wabigaruza. Mu gihe wanyazwe, mu gihe wataye ibyawe, muzarebe kundu umuntu ataye indangamuntu, arayishakisha nawe atayishize, abaririza, ashira amatangazo, aramenyesha ko yataye indangamuntu. Muzarebe kundu umuntu yataye amafaranga, arayishakisha inzu yose, abana bagakubitwa, amafaranga yari iriyano, ninde wayitwaye. Ariko ushaka usanga mu buryo bwo mu mwuka ari ibindi bintu by'ingenzi twarataye, ariko gushakisha nta gitekerezo na kimwe dufite. Ariko uyu munsi Mana yadutumye tongere tubibutse gushakisha ibyo twanyazwe. Hari byinshi Satani yatunyaze, hari byinshi twanyazwe. Se wakora iki? Gushakisha, kugaruza ibyo wanyazwe. Ni mu magambo se? Ni mu ndegengea? Ni mu kutiriza ubusa? Oya, agomba kubamo gushaka Imana idufashe tugaruze ibyo twanyazwe. Kandi ibyo twanyazwe ni by'ubuzima kuri twe, ni by'umugisha kuri twe. Mana ishimwe, wisuzume urebe, ari byo wanyazwe, ari byo nanjye nanyazwe, ari byo itorero twanyazwe. Twakora iki gushakisha ibyo twanyazwe? Mana ihabwe icyubahiro. Reka tumve Dawidi n'ingabo ze ntago bahagarikiye gusa hariya mu kuboroga no kurira, bagize kindi gitekerezo. Samueli wa mbere mu icyo gice murongo wa 6 tugere ku murongo wa 10. Twavuze ko Samueli wa mbere gice cya 30 murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10. Dawidi agarura iminyago, ayifatira mu nzira, ayigarura. Ntago yicaye Dawidi bamaze kurira no kuboroga, bagira kindi gitekerezo. Reka tubanze dusome ijambo tumve. Samueli wa mbere gice cya 30 murongo wa 6 kugeza ku wa 10. Maze Dawidi arababara cyane kubura abagore bawe babiri, abana bawe b'abahungu n'abakobwa, n'ibintu byose byo mu nzu. Ntago wanezerwa. Mundu atakaza telefone akarira. Ariko hano Dawidi yabuze abantu b'ingenzi. Dawidi arababara cyane
kuko abantu bavugaga ngabenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako yigisha Uwiteka Imana inama, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Haleluya. Ninkurikira izo ngabo nzazifata kwigisha Uwiteka Imana yawe inama. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 300 bari kumwe baragenda bagera Besori. Abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza. Izindi zarembye bituma zirananirwa kwambuka akagezi Besori. Tumva Dawidi bamaze gusanga ko ibyo bari bafite banyazwe, nago yacecetse, nago yavuze ko Imana irabizi. Ibi misi turimo kwinezeza n'ijambo Imana irabizi. Ibyanjye Imana irabizi. Abantu bikaduteza ubunebwe, bikaduteza kudakiranukira Imana, bikaduteza kutagira ishaka ryo gushaka Imana, bikadusubiza inyuma. Mana yatuhamagariye kuyikorera. Mana iravuga mu magambo yawe Yesu yavuze, musabe muzahabwa, mwanya tutasaba tuzahabwa gute? Mushake muzambona, mukomange muzakingurirwa. Bidusabamo gukanguka kuko ari byinshi twanyazwe. Tufata urugero, abantu bari bafite impano y'Imana. Impano y'Imana n'umugisha. Impano yagukura hasi, impano y'Imana n'uyikoresha neza. Impano yagukura muri iki gihugu ikakugeza mu kindi gihugu. Impano yakuha buzima bwiza ababyeyi bawe batabashije kugira. Ariko twanyazwe iyo migisha y'Imana. Ariko urabona bantu barimo kwiha morale, bamwe basubiye inyuma, bamwe baguye. Ariko iyi minsi wongera ukanguke mwene data, nanjye mbashe gukanguka, dushakishe kugaruza ibyo twanyazwe. Dawidi amaze gusobanukirwa ko Bamaleki nibo babateye bakatwara ibyabo, yakoze iki? Arabakurikira. Kandi muko kubakurikira yaje kuhabwa umugisha yo kugaruza ibyo yari yanyazwe n'abanzi babo. Maze Dawidi arababara cyane kuko yari afite kahinda afi ebyiri. Buryo abona ko yabuze abagore be, yari afite abagore 2 n'abana be b'abahungu n'abana be b'abakobwa. Kubwe cyangwa kubwabo bose n'ingabo ze bose bari bacika intege. Ariko Dawidi arimo gutekereza by'umuryango we n'ibindu bye. Abantu yari kumwe nabo usanga nabo nta kumukomeza, kuko Bibiliya iravuga kuko abantu bavugaga benda kumutera amabuye. Mundu kuko ari umundu, kandi abatumva ko izari ingabo ze baje kureba, batangira gutekereza ati ibibazo tuhuye nabyo ni kubwa Dawidi, atari we. Ntago yagombaga, abana bacu n'abagore bacu ntago bagombaga gufatwa. Bavuga bakarishe, bavuga bareba nabi, n'abantu bashaka kumukora iki? Kumutera amabuye.
abantu bose bari bafite akahinda, koko birumvikana, ari Dawidi ari ingabo ze bose banyazwe. Igihe cyose unyazwe kindu kingenzi ndukishime ndukihe morale, ugomba kugira akahinda cyo kugaruza icyo wanyaze. Bwana Yesu asifiwe. Kugaruza ibyo wanyaze. Iyi minsi itorero twanyazwe byinshi, abakozi b'Imana twanyazwe byinshi, abakristo rusange twanyazwe byinshi, ariko mureke dushake buryo bwo gukanguka, turwane urugamba, tugaruze ibyo twanyazwe. Mana ishimwe. Umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abana be b'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza kuwiteka Imana ye. Nuko Bibiliya tubwira abantu bo bari babazwe n'ibyo Imana yabahaye, abantu bari babazwe n'ibyo bari batunze, abantu bari babazwe n'imiryango yabo, ariko Dawidi ibyo byose yihaye umutima, yikomereza kuwiteka Imana ye. Iyi misi turimo ni imisi yo kwikomereza kuwiteka Imana. Rimwe na rimwe ibintu ntabwo ari byo byadukomeza, ibintu ntabwo ari byo byatuha busabane bwiza n'Imana. Turimo gucumuzwa n'ibintu, turimo gucumuzwa navuga iki n'ibitagira umumaro, reka mvuge icyo kintu, ariko ari ibintu bidufitiye umumaro twanyazwe tutafite buryo bwo kubishaka. Cyane cyane navuga mu buryo bwo mu mwuka, mpano y'Imana, mbaraga zo gusenga, buryo twasomaga ijambo, buryo twafataga biye byo gusenga. Satani yaratunyaze, ariko usanga twarasinziriye. Ibyo turimo gushaka mu imisi ni bimwe bishobora kurangira ejo, ni bimwe tushobora gutakaza, ni bimwe bishobora no kubura bigashira. Ariko iby'ingenzi twanyazwe n'umwanzi Satani ntabwo tubitekerezaho. Mu ibyo byose abantu bababajwe n'abana babo b'abahungu n'abana babo b'abakobwa n'abadamu babo, Dawidi we yikomereza kuwiteka Imana ye. Kwikomereza kuwiteka Imana iragushoboza, Imana iraguha imbaraga, Imana iguha ubwenge bwo kugera ku ntego yo kugaruza ibyo wanyazwe. Imana ihabwe icyubahiro. Murongo ukurikiraho, maze Dawidi abwira, amaze kwikomereza kuwiteka Imana ye, abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. N'ahandi Dawidi yagiye yagaze hamwe yikomereza kuwiteka Imana ye, zanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako yigisha Uwiteka. Mbere twasomye yikomereza kuwiteka Imana ye. Ubwa kabiri bamaze kumuzanira efodi, Dawidi aherako yigisha Uwiteka Imana. Ibi bibamo ibintu by'ingenzi mu bibazo byose huye nazo, kugisha Imana inama. Kuko Imana ntabwo ituyobora mu nzira mbi, Imana ituyobora mu nzira yo kugaruza ibyo twanyazwe. Imana ituyobora mu nzira yo kugendera mu kuri, musumwe tuzabona ubugingo. Imana ituyobora mu nzira yo kubaha amategeko ye, musumwe uzasorezwe isezerano ry'Imana. Munyasezerano yirinda akahora ashakisha gukora iki? Kwigisha Imana inama. Dawidi arabwira iki Imana? Ati, ni nkurikira izo ngabo nzazifata, ni nkurikira izo ngabo nzazifata, kuko ingabo zamutwariye iby'ingenzi, kandi akabona sinarwana urugamba mu mubiri, reka nigisha Imana inama.
ijambo Imana izambwira nanjye nzakurikira. Abantu bamwe bavuga ko kwigisha Imana inama iby'Imana Imana iratinda, ariko se Imana itakugiriye inama n'indundi wakugirira inama nziza? Imana itakuhaye imbaraga, ninde wagushoboza mu kunesha ibyo urimo kuhura nazo? Ninde wakuha bubasha bwo kugaruza ibyo wanyazwe? Ninde wakurinda ku iyi si? Rimwe na rimwe Satani atwibizamu. Imana itaturinze na wundi waturinda. Imana itatubereye hafi n'amafaranga nta kintu yatumarira, kuko araho mafaranga igera idashobora gukemura bibazo umuntu afite. Nuko benshi bavuga ko mafaranga ni igisubizo cy'ibibazo, ariko hari ibibazo bimwe na bimwe ushobora kugira n'amafaranga kisubizo kikabura. Bwana Yesu asifiwe. Dawidi ahera ko agisha Uwiteka Imana inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata. Mwako kanya Imana ikunda umuntu umwigishije inama, aramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata. Urugamba turwana n'Imana turarunisha. Ibyo twambuwe tushize Imana ku mwanya wa mbere turabigaruza. Kuko Dawidi n'ingabo ze 300 nibo bagiye kurwana urugamba, amaze kwigisha Uwiteka Imana inama, Imana iramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose, nta nimwe izasigara. Dawidi yumvise iyo nama z'Imana, barahaguruka n'ingabo ze 300 bari kumwe baragenda. Muko kugenda kwabo bageze mu kagezi kitwa Berosi. Abari basigaye inyuma batakaraho, kandi ubona ko bari bavuye ku rundi rugamba. Bageze mu mudugudu basanga banyazwe, bahita bafata inzira, nta kiruhuko cyari kirimo. Bahageze ku ako kagezi, Bibiliya iratubwira ko ari kumwe nayo izo ngabo ze 300 barakomeza. Izindi zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Berosi. Bageze ku ako kagezi, izindi mu izo ngabo ze bamwe barananirwa kwambuka kubera umunaniro, ariko Dawidi we ntago yacitse intege. Hati mwebwe tumuhaguruke 300 dukomeze tugende. Intego yabo yari kugaruza ibyo banyazwe. Se twebwe ntego yacu ni yahe mwibibiye ko dufite byinshi twanyazwe? Abantu barimo kurira ati yo Mana ntago isohoza amasezerano. Wasobanukirwa gute? Ushobora kuba uriho Satani yarakunyaze, ariko ganguka ube maso, urwane ugaruze ibyo wanyazwe. Imana idushigikiye, Satani ntabubasha afite. Imana idushigikiye, Mana yahagarara imbere yacu, kandi Imana ihagaze imbere yacu ntago twabura kugaruza ibyo twanyazwe. Turakeniye, ariko hari byinshi byari kuba by'umugisha mwanzi yaratunyaze. Niyo mpamvu itoro ry'Imana mureke dukanguke. Ibi bihe byo kurangiza umwaka hari buryo twafata bihe byo gusenga, yo kugaruza ibyo Satani yatunyaze uyu mwaka, ibyo Satani yatunyaze myaka 3 myaka 5 ishize. Tuzinjire mu mwaka wa 2026 twagaruje ibyo twanyazwe. Ndukasinzire kandi ufite ubutunzi bwawe Satani yakunyaze. Ndukihe morale kandi ufite mugisha wawe Satani yakunyaze. Haguruka nawe urwana urugamba, wigisha Imana inama buryo uzarwana urugamba, nawe ugaruze ibyo mwanzi yakunyaze.
ariko tusigaye turi mu magambo, abantu babaye abanyandegenge, abantu batakifata biye byo gusenga no kwiriza ubusa, abantu batakireka ibyaha. Se uhagaruza gute ibyo wanyazwe? Tutejejwe, tutafata biye byo gusenga no kwiriza ubusa. Dawudi bakomeza urugendo, ingabo ze bamwe bananirwa kwambuka ka kagezi ka Besori. Uziko mu rugendo mu gushaka kugaruza ibyo wanyazwe, Satani arimo guteza inzitizi, bamwe bakinangira umutima nta kwihana ibyaha, abandi Satani yabateje uburwayi bw'igifo nta gusenga no kwiriza ubusa, abandi Satani yabateza indegenge nta gufata biye byo gusenga no kwiriza ubusa. Kwiyeza no gusenga kwiriza ubusa niyo byatuha imbaraga n'ububasha bwo kugaruza ibyo twanyazwe n'umwanzi Satani. Yesu ashimwe itorero ry'Imana. Yesu ashimwe abakozi b'Imana. Mukomeza abantu bambara imbaraga zo kugaruza ibyo twanyazwe na Satani. Twanyazwe amasezerano menshi, twanyazwe imigisha myinshi mu itorero, ariko tugomba gukanguka, dusenga amasengesho yo kwiyeza, dusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, tubashe kugaruza ubutunzi bwacu mwanzi yatunyaze. Tugiye kurangiriza ku icyo gice gusa, murongo wa 13 16. Samueli wa mbere gice cya 30. Iyo niyo magambo y'Imana yashatse ko tuganira uyu munsi. 16 ku icyo gice cya 30, murongo wa 16 tumanuka hasi ku 20 tuhita turangiza. Nuko bari mu rugendo, Dawidi n'ingabo ze, bamwe bananiwe basigara kwako kagezi. Dusigaye tubona mu rusengero misi yo kusenga turi abantu 80, batandatu 30 baza gusenga, abandi birabananira. Hiyo nicyo kibazo dufite iminsi. Ariko tumve hano mu buryo muri rugendo bakurikira aba banyazi. Nuko aramumanukana Dawidi, baje kuhura n'umusore umwe wari uri kumwe n'izo ngabo za Umunyayigiputa, baje gutera uwo mudugudu, nawe bamuzanye ngo yari kumwe nabo kandi yari Umunyayigiputa. Ariko mu kugenda nawe yahuye n'ibibazo, ararwara, baramusiga mu nzira. Dawidi aza kumubona, bamusanga mu nzira, abamenira ibanga, niwe waje kubabwira uburyo Abamaleki babatwariye abagore n'abana babo. Ati baciye, niwe waberetse inzira. Hano Bibiliya iravuga ko nuko aramumanukana, basanga agenda abereka inzira banyuze, Abamaleki banyuzemo. Basanga bagandagaje, barya, banywa, bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Mbese bafite itsinzi, bashimye, banezerewe, barimo kurya, banywa, bishimiye iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi bahageze, bumva barimo bararirimba, barimo baranezerwa. Namwe murabizi itsinzi ni itsinzi, bishimira n'iminyago bakuye mu Bafilisitiya no mu gihugu cy'Abayuda. Yari umunsi mukuru ukomeye. Dawidi yahageze, dore icyo yakoze. Ndukanezerewe mu gihe uzi ko Satani yakunyaza ibyawe. Ugomba kurwana, ugomba kuba maso yo kugaruza ibyo mwanzi yakunyaze. Dawidi aherako arabica, nuko Bibiliya ivuga, kuko yaje afite umujinya, yaje afite imbaraga z'Imana, yaje ari mu mwuka wo gusenga no kwiriza ubusa. Ati uyu munsi nshaka kugaruza ibyo Abamaleki batunyaze. Arabica uhereye mu rukerera ukageza nimugoroba wundi munsi.
Dawidi yarwana urugamba, banzi babo bari bakomeye, banzi babo bari bahagaze, nabo bonze ko mundu amaze kukunyaga nago yifuza ko umwambure ibyo yakunyaze. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atushoboje itorero twihana ibyaha, ibi bihe byo kurangiza umwaka. Muri mundu yisuzume, yiyeze, afate bihe byo gusenga, byo kugaruza ibyo Satani yatunyaze. Ndiha arokoka numwe keretse abahungu magana ane. Muri rugamba Dawidi arwana n'abanzi babo kubera kugaruza ibyo yanyazwe. Bibiliya ivuga ko nta numwe warokotse, arabica abanzi babo, arokoka gusa abahungu 400 binaguriye ku mangamiya zabo bagahunga. Nabo binaguriye ku mangamiya zabo, babonye bikomeye, bafata inzira bakora iki? Barahunga. Aba nibo barokotse mu Bamaleki. Ariko abandi bose Dawudi yarwanye urugamba, arabica, arabamara. Dawudi agarura ibyo Abamaleki bari babanyaze byose. Haleluya. Bibiliya twemeza ko Dawidi agaruza ibyo Abamaleki bari babanyaze byose, atagira abagore be bombi, ndibagira ikindu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abana b'abakobwa. Abana kimwe cyo mu miryango, abana kimwe cyo mu miryango cyangwa ikindu cyose bari banyazwe, Dawidi abigarura byose. Sasa hano Bibiliya ishaka kutubwira iki? Muko kurwanya kwe urugamba yica Abamaleki bose, teretse abasore 400 bari bungamiya zabo bahunze. Dawidi agaruza ibindu byose, abana babo b'abahungu, abana babo b'abakobwa, ari ibindu byo mu miryango, mbese ari amatungo yabo, ari ibindu byabo byose byo mu miryango, byose byari byanyazwe. Dawidi abigaruza byose, atagira n'ikindu na kimwe cyasigaye. Murongo wa nyuma yaravuga ko Dawidi, murongo wa 20, Dawidi anyaga amasho y'inka na y'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo. Baravuga bati, uyu niwo muryango, uyu niwo munyago wa Dawidi. Bafata n'iby'abanzi babo bayishorera ku byabo, baravuga ko uyu niwe munyago wa Dawidi. Ibyari marira birahinduka kuba munezero. Abisirayeli, Dawidi n'ingabo ze nabo bagaruka barimo gushima. Abana babo, abakobwa babo, abadamu babo, bose bari bamaze gucika indege, babona ko byacu turapfuye, birashize, aho turi mu maboko y'abanzi bacu. Ariko kubera kwitanga kwa Dawidi n'ingabo ze yo kurwana urugamba, yo kugaruza ibyo bari banyaze, bigisha Imana inama, yikomereza ku Uwiteka we. Mana ndago yamusize, yarwanya urugamba, Mana imuhagarara imbere, Mana ibasha kumuha bubasha bwo kunesha abanzi babo, bagaruza ibyabo bari banyazwe. Bongera tena bafata n'iby'abanzi babo, basubira mu gihugu cyabo banezerewe, bishimye kuko bagaruje ibyabo. Se twebwe itorero navuze mu imisi turasinziriye, ni ngombwa mureke twiyeze muri bihe byo kurangiza umwaka, tusenga Imana, tugaruze natwe byo mwanzi yatunyaze. Ntukarebe ku burwayi ufite, gusenga birakiza uburwayi. Ndurebe bukene ufite, ndurebe bigeragezo ufite, ndurebe iyi misi mwanzi afite umujinya nawe atashaka ko turangiza umwaka amahoro. Ariko kwiyeza no gusenga twagaruza ibyo twanyazwe. Witeguye kugaruza ibyo wanyazwe? Buriya twisuzumye neza itorero, nta muntu n'umwe udafite ibyo yanyazwe. Satani yamunyaze.
ariko tuhaguruke turwane satani, tugaruze ibyacu twanyazwe. Mana ibaho umugisha, Mana ibashoboje n'ijambo yo kugaruza ibyo twanyazwe. Mana ibafashe, Mana ibagirire neza, ibashoboje mwinjire mu mwaka musha mwarwanya urugamba yo kugaruza ibyo mwanyazwe. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mushumba wacu Imana imuhe umugisha, atubwiye ku ijambo ryiza cyane. Ikintu cyankomeje, Dawidi ngo yikomeje ku Mana, atubwira urugamba rw'Abafilisitiya Dawidi yarwanye rw'Abameleki, ariko ngo yikomeje ku Mana kuko yasanze anyazwe, ngo yiriza umunsi arira n'abantu bari bari kumwe, ngo ariko bakeresa nk'abenda kumutera amabuye, baramuhinduka kubera ikibazo binjiyemo. Abantu baramuhinduka ngo asanga ari wenyine, ariko Dawidi yikomeza ku Mana. Arangije ngo ayigisha inama, arayibwira ngo nkurikire bari Abameleki uzabangabiza. Imana irabimwemerera. Rero natwe mureke twikomeze ku Mana, tugaruze ibyacu, ariko twabanje kwikomeza ku Mana. Nukuri twikomeze ku Mana, ntacyo tuzayiburana, ntacyo tuzayikenana. Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, iri ni ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu turamusengera ubwoko bwawe, abari hirya no hino, abanyazwe ibihe byiza, abanyazwe amasengesho batagisenga, batakiri mu gakiza, batinyaga Imana, barayubahaga, ariko basigaye bahangara bagakora ibyo bari baratinye gukora. Mu izina rya Yesu, Mana ndabasengeye kugira ngo uyu munsi bagaruke, bagishe Uwiteka inama, bayibaze icyo bakora, bayigisha inama, bagaruke mu bihe byo gusenga, kugira ngo bagarurirwe ibyabo, bagarurirwe bya bihe byo gusenga, bagarurirwe bya bihe byo kuba maso, bagarurirwe bya bihe byo kubana n'Imana. N'abanyazwe by'ubutunzi, abo shitani yariganije, kabariganya ibyo bakoraga, kabariganya imigisha yabo, ibyo byose turasenze kugira ngo bagarurirwe Mana, kuko ari igihe cyo kugarurirwa. Business zagiye, ubuzima bwawe bwakendereye, magara yawe yasa nk'ayasubiye inyuma. Uyu munsi Mana wongere ubaho ubuzima, bongere bagarurirwe ubuzima bwiza. Urakoze Yesu, tugushimiye kubw'ijambo ryiza twumvise. Turasengera imitima y'abantu bacitse intege, bananiwe, mu izina rya Yesu. Abarwayi, abasubiye inyuma, abo bose ikiganza cy'Uwiteka kibagereho. Ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami, ndagushimiye ko ari benshi uruhuye, ari benshi ugaruriye ibihe byabo, ugaruriye imigisha yabo, ugaruriye ubuzima bwabo. Ineza y'Imana ikagaragara kuri buri wese. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, mureke twikomeze ku Mana. Igisubizo ni ukwikomeza ku Mana, tukayigisha inama kugira ngo itugarurire ibihe byiza shitani yagiye yambura abantu, imigisha yacu shitani agenda nyaga, ariko Imana irashoboye. Imana imuha umugisha. Murakoze, Imana ibashoboje, mugaruze ibyo mwanyazwe. Philadelphia, Imana iratsinda.